Ese wajyaga wibaza uburyo ushobora gukora thumbnail cyangwa se cover photo nziza cyane nka ba Kakajwi, ba Rock ndetse n'abandi ba YouTube batandukanye, bikagufasha kuba wazamura channel yawe neza kandi mu gihe gitoya. Icyo usabwa ni ukubona nanjye ku bino video itangiye kugeza irangiye nkakwereka uburyo ubikora step by step wifashishije application ngiye kukwereka. Icyo usabwa ni ugukora subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na video nziza tukugezaho zinyura kuri iyi channel yacu. Ikindi nimba hari ikibazo cyangwa ibitekerezo ufite ubyandika muri comment tukagufasha. Icyo usabwa rero ni ukubana nanjye ku bino video itangiye kugeza irangiye nkakwereka ahantu ushobora gukora amafoto, nkakwereka uburyo ushobora gukuraho background, nkakwereka uburyo wakora thumbnail nziza ugashyiraho ifoto, ugashyiraho n'amagambo afite font nziza zikurura abantu. Let's go. Okay guys, kugira ngo ukore thumbnail nziza rero nk'uko nabibabwiye, ugomba kubanza ukegeranya amafoto cyangwa se ibindi bintu uri bukoreshe kuri thumbnail yawe. Ushobora gushaka amafoto ukoresheje ama website atandukanye nka Freepik cyangwa se ugakoresha browser nka Chrome cyangwa se Opera. Uyu munsi tugiye gukoresha browser ya Chrome. Urayifungura Chrome yawe nk'ibisanzwe, numara kuyifungura uze muri search wandikemo ifoto y'ikintu ushaka. Wenda tuvuge ko ngiye searchingamo wenda phone, ubwo ngiye gusacinga ifoto ya telefone. Wowe nimba ari umuntu ushaka uramusacinga, cyangwa se nimba ari ikindi kintu ushaka uragisacingamo, ubundi ukore enter searching nk'ibisanzwe, ubundi utegereze ko baguha ifoto mu telefone ariko baziduhaye. Noneho uraza urebe mu mafoto baguhaye uhitemo ifoto ushaka. Tuvuge urugero ko ngiye guhitamo iyi ngiyi inatunzaga fresh. Uraza ukande iyo foto wahisemo, nurangiza ukanda hano handitse ngo download image. Hano hatunzaga fresh bakandaho gutya, bahita baguha notification yo kuvuga ngo file downloaded. Bakakwereka notification bakubwira ko ifoto yawe yamaze kuba downloaded, bageze muri gallery yawe cyangwa se muri file yawe, wemerewe kuyikoresha icyo ushaka. Numara kwegeranya amafoto uraza muri App Store cyangwa se Play Store yawe yifungure, ubundi usacinge application bita Polish. Ushobora gusanga usanzwe uyikoresha kuko ikora ibintu byinshi cyane, nzagenda mbibereka, ariko niba ari n'ubwa mbere uraza wandikemo Polish nka ko nabyanditse, ubundi uyikandeho, kandi ku ijambo searching nk'ibisanzwe bahita bayiguha, nako jyewe nsanzwe nyikoresha. Dore ni iyi ngiyi, jyewe kumbwira ngo nkande open. Wowe nimba utari uyifite urakora install, cyangwa se nimba utaheruka kuyikoresha ukore update, maze tujyane nkwereke uburyo wabikora. Ubwo numara kuyinstallinga urakanda open, utegereze. Icyiza cy'iyi application ikora nta na internet ufite, ntabwo ikenera data na wifi, ntabwo ikenera rwose. Ushobora kuyikoresha icyo ushaka udafite data. Noneho numara kuyifungura nka gutya yafungutse, uraza ukande hano handitse ngo photo, hari ikimenyetso cyo guteranya, hano hatunzaga fresh, ukandamo gutya bahita bakugeza muri gallery yawe. Uze uhitemo ya foto ushaka gukoresha, urayikandaho, ubundi utegereze ibanze igeremo. Izi ni ads bazanyemo murihangana, ariko urabona ko ifoto n'ubundi yawe ijyamo nta kibazo, urabona ko yamaze kugeramo. Nimara kugeramo uraza kandi hano handitse ngo effect, hano hatunzaga fresh, ukandeho, ubundi numara gukandaho kandi hano handitse ngo background, ikandeho gutya. Hano ugiye gukuraho ya background y'inyuma, urategereza, urabona ko yamaze kuvaho. Noneho ushobora guhita ugabanya ino size y'iyi telefone cyangwa se ya ifoto yawe ubuza kuba urimo ukoresha. Urashyira urutoki rumwe hano kuri zino mpande natunze fresh, iburyo n'ibumoso, ubundi uyigabanye. Reba nk'ubu ngubu urabona ko nayigabanyije. Ushobora no kuyongera bitewe n'uko ubishaka. Urabona ko namaze kuyigabanya njyewe,
Okay. Nurangiza kubikora urakanda hano hejuru kuri kano kantu ka V iburyo mu iguni hejuru, hano hatunze agafureshi, urakandaho gutya. Numara kubikora uraza ukanda hano kuri drip, uraba ugiye guhitamo background ya thumbnail yawe, urakandaho gutya, urategereza. Ubona ushobora kuba urimo kureba ibara ryiza uri buje gukoresha bitewe na video yawe na thumbnail yawe. Wenda tuvuge ko umisemo umuhondo, urakandaho gutya, nako byamaze gukunda. Nindangiza nze nkande hano hejuru kuri ka kantu ka V nanone, kandaho gutya. Nako byamaze gukunda, ikintu uba ugiye gukora ni ukuyishyira muri size ya 16:9. Kugira ngo urabizi neza ko thumbnail zo kuri YouTube zigomba kuba ziri muri size ya 16:9. Uraza ukanda hano kuri crop, kandaho gutya, ubundi scrolling uze ushake size ya 16:9. Urabona ko njye namaze kuyigeraho, dore ni iyi ngiyi 16:9. Kandaho gutya, nako yamaze kujyamo. Nindangiza nanone kandi hano hejuru kuri kano kantu ka V, kandaho gutya, byamaze gukunda. Noneho ushobora kuba wakongeraho ibindi bintu, andi mafoto yakuye muri gallery. Ikintu ukora urascrollinga uva iburyo ujya ibumoso gutya, bakuru ndi kubigenza ngira ngo muri kubibona. Uze ushake kuri kano kantu kanditseho ngo add, kano natunzeho agafureshi, ukanda kuri add. Ubundi ushaka indi foto ushaka gushyiraho, urayihitamo bitewe na thumbnail yawe. Ushobora kuba wayongera, kuyongera no gufata gukoresha intoki ebyiri iburyo n'ibumoso, ubundi ukaba wakongera thumbnail yawe. Ngira ngo muri kubibona ko ushobora kongera ifoto ugiye gushyiraho bitewe nyine n'iyo ariyo, bitewe n'uko ushaka ukuntu iza kugaragara. Wenda dore mvuge ko size yari iyi, nyishyira aha ngaha. Ushobora none kongeraho ikindi kintu ushaka, cyangwa se ukaba wayihinduza, cyangwa iyo ushaka kuyikuraho uraza ugahita ukanda kuri kano kantu aka ko gukuba, ukaba urayisibye ukayivanamo. Noneho umaze kuyishimira, wayimaze kuyishyiramo neza, ukanda kuri kano kantu ka V, kandaho gutya, biba byarangiye. Nanone ushobora kongera ugashyiraho iyindi bitewe na thumbnail yawe ushaka. Tuvuge urugero, wenda ko ngiye gushyiramo iyindi, ndakanda kuri kano kantu ka add nanone, njye muri gallery yanjye mpitemo indi foto. Kuyihitamo nanone urayikandaho, ubundi nurangiza wongere cyangwa ugabanye size, ubundi urebe n'icyerekezo ushobora gushyiramo ifoto yawe. Tuvuge ko wenda nyishyize aha ngaha. Nindangiza nanone nkande kuri ka kantu ka V kari hejuru. Ikintu uba ushigaje iyo umaze gushyiraho amafoto ni ukuba wagira gute, ni ukuba wakwandikaho amagambo. Kwandikaho amagambo kuri thumbnail ntabwo bisaba ko amagambo aba ari menshi, wandikaho ijambo ry'ingenzi. Uraza scrolling uva iburyo ujya ibumoso, uze ushake kuri ino nyuguti ya A, iyi nini cyane, iyi ngiyi natunzeho agafureshi, uyikandeho. Ubundi uze ushake fonti nziza wakoresha wandika title yawe. Hano uraza uyihitemo, wenda tuvuge ko ngiye guhitamo iyi ngiyi, urayihitamo. Numara kuyihitamo uze ukande kuri kano kantu kanditseho ngo type, kano natunzeho agafureshi, kandeho gutya. Ubundi uhite ubanza usibe ari amagambo aba yanditsemo. Wenda ngiye kwandika mu ngo uko wazamura YouTube gutya. Nindangiza nkande kuri V, ubona ko byamaze kujyamo. Ushobora none kongera size ukayigabanya cyangwa ukabishyira ahandi hantu ushaka. Urabona ko njyewe wenda tuvuge urugero, ngiyi thumbnail nyikoze ndi kubereka uburyo mwazajya mubigenza. Iyo umaze kuyikora rero, kugira ngo video idatinda turihuta, uraza ugahita ukanda kuri kano kantu ka V kugira ngo wemeze iriya jambo ryagiyeho. Warangiza ukaza ugakanda hano kuri save hano hejuru,
kuri save, ugahita ukanda save, urabona ko bihita binihuta cyane, buno yamaze kuba saved nubwo watuzaniyemo aya ma ads, ariko image yacu yamaze kuba saved muri gallery. Ushobora guhita ujya muri gallery yawe, urabona ko batubwiye ngo saved, yamaze kuba saved, ujya muri file yawe kureba ko yagezemo, urabona dore ni iyi ngiyi yamaze kugeramo, ni Natunze Fresh, ngira ngo muri kuyibona, dore ni iyi ngiyi. Noneho urabona ino foto kugira ngo ize kugaragara neza tugiye kwifashisha indi application, dore ni iyi ngiyi bayita Snapseed, dore ni Natunze Fresh iyi ngiyi. Kugira ngo ubibone nayo urajya kuri Play Store cyangwa se App Store, ubundi uyisacingemo wandikemo Snapseed, dore ni uku nguku nabyanditse, kuri Natunze Fresh urakandaho gutya, nimba rusanzwe uyifite it's okay, urakanda open, nimba utari ufite urakora install cyangwa se update. Dore ni Natunze Fresh, urakandaho gutya open, nurangiza ukande muri kino kimenyetso cyo guteranya, iki ngiki ukandemo gutya, bahita bakugeza muri gallery yawe mu mafoto, ubundi uyikandeho, numara kuyikanda urabona ko yamaze kugeramo, uraza ukande hano hasi handitse ngo tools, ahangaha kandaho, ubundi numara gukandaho uze ukande hano handitse ngo details, hano Natunze Fresh, kandaho gutya kuri details, nurangiza scrolling uvana iburyo, ibumoso ujyana iburyo, urabona ko uko ugenda ubihindura, ubona ko brightness yayo igenda ihinduka, urabona ko kuno ariko iri kugaragara neza. Nurangiza kubikora rero uraza, ushobora no kubikora inshuro nyinshi bitewe n'uko ushaka ukuntu ifoto yawe iza kugaragara, uraza ukande kuri kano kantu ka V kari hasi, kandeho gutya, nurangiza ukande hano handitse ngo export, urakandaho gutya kuri export, nurangiza gukandaho uhita uza ukanda hano handitse ngo save gutya, nako byamaze kuba saved. Iyo ugiye muri gallery yawe uhita uyisangamo, uze muri image, ubona ko uhita uyibona, dore iyi ngiyi ni yandi twari tumaze ku exportinga mu kanya dukoresheje Snapseed, tugahindura brightness yayo, ubona ko iyi ngiyi ari ya yindi ya mbere, ubona ko igaragara neza, ari iya kabiri tumaze ku exportinga dukoresheje Snapseed, tugahindura brightness yayo. Ni buno buryo rero babikoramo, ukaba wazamura abasubscribers bawe ndetse na YouTube muri rusange, kuko buriya thumbnail ni ikintu cyiza cyane kuri video zo kuri YouTube ndetse n'izindi. Ni buno buryo rero babikoramo. Wowe twabanye muri ino video, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, kugira ngo tuzajya ucikwa na video nziza tukugezaho. Ikindi ushobora no kudukurikira ku zindi social media zitandukanye, hose ni Ben WJ nk'ibisanzwe.